urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Nongeye kubakira mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rikubiyemo inyigisho ya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo ubusabane bwacu n'ubumana. Turasoma Abefeso ibice 2:14. Haravuga hati, uwo ni we mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Abamarayika nk'uko tubizi bazabaho iteka ryose, ariko ubuzima bafite ntabwo bafite ubuzima buhoraho, ntabwo bafite ibigize ubumana bizima ndetse bikora. Iyo ni impamvu badashobora kugira ubusabane nyakuri n'Imana. Twebwe gusa ibyaremwe bishya muri Kristo nitwe twazanywe mu busabane n'ubumana. Dusomye mu Bakorinto ba mbere igice cya 1:9 haravuga hati, Imana niyo kwizerwa yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo Yesu Kristo umwami wacu. Urabona impamvu dutandukanye n'abamarayika? Twazanywe mu busabane na Yesu Kristo. Twahindutse abafatanya cyangwa abasangizwa ubuzima bwe, ubwiza bwe na kamere ye. Ndetse Bibiliya iranatubwira ko yatuzanye mu mubano watumye duhinduka abaraganwa nawe. Mu Baroma 8:17. Mbega ukuri k'umugisha! Hari ikintu kiri muri ubu busabane kidasanzwe, birimbitse kuruta kuzanwa mu rwego rw'Imana cyangwa kugirwa inshuti n'Imana. Nicyo gice cy'ingenzi cyane cy'ubusabane bwacu nawe, kandi tubisanga muri Yohana ibice 14:10. Hariya umwami Yesu yarimo abwira Filipo, umwe mu bigishwa be, maze aravuga ati, ntiwizeye yuko ndi muri Data na Data akaba muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo Data aguma muri njye, niwe ukora imirimo ye. Nusobanukirwa iki cyanditswe, ibi bintu byose ku buzima bwawe biba bitunganye. Ninde Yesu yerekezagaho ubwo yavugaga ati Data utuye muri njye? Yavugaga Umwuka Wera. Uwo ni wo Mwuka Wera utuye muri wowe uyu munsi. Ni Data utuye muri wowe. Mu Bakorinto ba mbere 3:16 haravuga hati, ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko Umwuka w'Imana aba muri mwe? Ubu noneho usobanukiwe impamvu Bibiliya ivuga iti, ubwacu dufatanije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo, muri Yohana wa mbere igice cya 1:3. Ubusabane bwacu cyangwa ubumwe bwacu n'ubumana nicyo kintu gikomeye ku Bukristo. Imana ishimwe cyane. Haleluya, Imana ishimwe. Data udutuyemo niwe ukora umurimo. Data udutuyemo niwe urema ibintu byose. Data udutuyemo niwe uzana impinduka zose. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo, ese ntimuzi ko muri urusengero rw'Umwuka Wera? Uyu Data uvugwa Yesu yavugaga ni Umwuka Wera, kandi uwo Mwuka Wera agutuyemo. Uwo Mwuka Wera yakugize urusengero atuyemo. Ari mu mutwe, ari mu magambo, ari mu bitekerezo. Haleluya. Ari mu mubiri wawe wose, ari mu maraso, ari mu misokoro, ari mu magufwa, ari mu buhumekero, ari muri buri kintu cyose kigize ubuzima bwawe. Niyo mpamvu nta kintu na kimwe cyabasha kukunanira cyangwa ngo kiguhangare kikuneshe cyangwa kugira ngo kigutsinde. Amen. Reka dufatanyirize hamwe gusenga isengesho. Ndavuga nawe usubiremo uti, Data mwiza, ndagushima kubw'ubuntu bwawe, urukundo rwawe n'ubusabane bw'Umwuka Wera. Nezererwa. Urakoze kubwo kungira umwe nawe bidatandukanywa, ndetse kungira usangizwa
kamere y'ubumana. Niyeguriye byuzuye umwuka wera utuye muri njye, ndetse agatera ibiba mu buzima bwanjye kugendana n'ubushake bwawe butunganye rwose. Ngendana imyumvire y'ubumwe bwanjye nawe uyu munsi n'igihe cyose, mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Mu gucengera iri jambo uyu munsi turasoma Abakorinto ba mbere igice cya 1 umurongo wa 9, Yohana ibice 14 umurongo wa 10, na Yohana 3 umurongo wa 6. Niba urimo kunkurikira ukaba utarakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndagukangurira kubikora binyuze muri iri sengesho rigiye gukurikiraho, kugira ngo ube umwe n'abana b'Imana. Haleluya. Maze uhabwe ibyo wasezeranijwe byose bibonerwa gusa muri Kristo Yesu. Hanyuma uwo Data uri buture muri wowe akore imirimo yose ku buzima bwawe, ku buzima bw'abawe, ku buzima bw'ibyawe no ku buzima bw'ibigukikuje byose. Muri umugisha cyane ubwo mubikora naho ubutaha. Oh, haleluya. Ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye busha muri Kristo Yesu. Haleluya. Amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana. Kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha naho ubutaha.